family, uno munsi abantu bakurikiye ikiganiro kuri Dudu Films tugiye kuganira n'umukobwa hano mwiza, tuganira ku buzima busanzwe, ni umukinnyi wa filime, nabanza bibwira. Hello, ndabashuhuje cyane abakunzi banjye cyangwa se abajya bakurikirana Iritararenga film. Ni igikinwa ukina nitwa Koko. Koko, amazina yawe bwite ni ayahe? Amazina yanjye bwite ni Uwimana Claudina. Yego, nkaba nahisemo gukoresha Koko ariko ntaho bitandukanye na Claudina nyine tu. Nta Claudina nta Koko, ariko buriya hari aho bitandukaniye. None se Koko wo muri filime na Claudina ntabwo ari abantu babiri batandukanye? Ni abantu babiri batandukanye. Badutandukanyiriza. Ukuntu batandukanye, Koko wo muri filime atandukanye na Claudina mu buzima busanzwe, kuko muri filime nzita ko ndi gupagasa, ndi gukina, hari ikintu ndi gushaka nyine, niyo mpamvu nta hantu bihuriye. Muri filime mba ndimo nkina, uburyo ngaragara muri filime mu buzima busanzwe siko ndi, gusa nkeka hari nk'inyigisho zimwe na zimwe umuntu agenda atanga kandi ku bintu biriho. Okay, ubwo uri gutanga inyigisho, abantu bakurikiranye ikiganiro kuri Dudu Film bari kubyumva. Ndi kumwe na Koko mu buzima busanzwe. Koko na Claudina ni abantu babiri batandukanye. Yego. Noneho winjiye muri sinema ute? Byahoze ari indoto zanjye, nabyita ko ari nk'amahirwe, kuko nakuze mbikunda ariko ntarabona uburyo ki nabyinjiramo. Nibwo naje kugirirwa amahirwe, nkora na mushiki wanjye, yego, arambwira ati nyamara ati hari ahantu barimo gushaka abakinnyi ba filime. Ubwo rero nibwo nahise numva ko ngiriwe umugisha wo guhita mpagera nyine, mpita ntangira gutyo urugendo rwanjye nuko byagenze kugira ntangire. Nk'abana b'abakobwa hari ukuntu umubyeyi umubwira ngo ngiye gukina filime akaba atabyumva. Ni iki cyatumye wumvisha ababyeyi bawe, abantu mubana, nicyo cyatumye ubumvisha ku buryo kibaguhaye uruhushya rwo kujya gukina? Ababyeyi banjye byaragoranye kubyumvisha mama wanjye kuko arakuze, byaragoye kugira byumve. Noneho ndabyibuka ahantu nakinnye bwa mbere yarahabonye aravuga ati reka reka, ati reka reka nyine. Wakinnye ibiki aho hantu hambere? Nakinnye ndi ikirara, yambonye nasinze, arambwira ati ntabwo mbishaka, utazajya ukina ibintu byiza witonda ntuzasubireyo. Ako nyine nza kugira abavandimwe babimwumvisha, baranyemerera bampa n'agahushya nyine, gusa nyine barabyumvise baranabyakiriye nta kibazo, barakwemereye? baranyemereye. Noneho kugira ngo tugendane neza, urumva wari ukimara kubabwira ko ugiye gukina izo role. Noneho muri Itararenga nzi ko ukina unywa itabi, inzoga, ibyo nta kibazo bigeze babigiraho? Babigizeho ikibazo, babigizeho ikibazo cyane ko hariho n'abantu benshi bambwira ngo mu buzima busanzwe ndabikora, bitewe n'ukuntu ngo kuri kamera babona mba ndi seriye, ariko ntabwo ariko bimeze. Itabi ntabwo ndinywa, ntabwo ndinywa. Ababyeyi bawe se nyine babyakiriye bate? Ababyeyi nyine bo niyo mpamvu nyine bambuzaga nk'ukuntu nabitangiye, barambujije. Havamo bakuru banjye nyine baba bazi ko gukina filime nabyo bigira amafaranga, hariho n'igihe wasanga mbigiremo amahirwe
babashije kwicaza nyine ababyeyi banjye babumvisha buryo ki nta kintu bitwaye urimo gukina filime ariko mu buzima busanzwe utanywa nyine ni akazi babasha kumuturisha. wowe se ubijena ute kuba wagiye gukina filime unywa itabi inzoga no kuba uri mu buzima busanzwe wa muntu wakubonye uri kunywa iryo tabi uri gukina ubijera ute kubimwumvisha ko ari filime ari ubuzima bwa filime? Biragoye na n'ubu sinzi ko wenda ashaka kumva ko ntari kuko iyo ambaza arambatse uramwotsi urawumira. Niyo mpamvu bumva nyine bagifitemo akantu n'ubundi k'impungenge dushaka ko burimo ariko mu by'ukuri njye kuko nzi icyo nshaka niyo mpamvu mbikora kandi nkanabikora n'umutima mwiza nanabikunze kuko ndanabikunda cyane ko ari nayo role nahawe bivuze ngo nshobora no kuzabona indi role ndi umurokore kandi nkabifeelinga. Ubu washobora gukina uri umurokore cyane sa nk'utugerageza akantu gato cyane ungire nk'inama nk'umuntu w'umurokore. nyine uri umurokore reka nkorohereza kina umbwira nk'inama wenda ushaka nko kunzana mu gakiza kugira nyine unyereke iyo role. ntaribi ntacyo bitwaye kuko turabizi neza ko ijambo ry'Imana nyine wenda urugero tugendere ku kintu cyo gukundana sibyo Imana yakunze umwana wayo imaze gukunda umwana wayo natwe iramuduha aze atubere umufasha ari nayo mpamvu Imana urumva imaze kudeza umwana wayo araza aradupfira ari naho nshingira mvuga ngo kuba ndiho mpumeka kandi Imana igakomeza ikanshyigikira mu byo ndimo ukwera umwana wayo umwana wayo yemeye kwitanga arampfira kandi imbabazi zayo zihoraho iteka. Niyo mpamvu ugiye nemera ko namwe mwese mwaza nyine twisunga Uwiteka Imana yacu akaba ariyo ibidufashamo byose kuko njyewe ntabwo nemeranya n'umuntu ati hari ibintu ushobora gukora bishobora kuba byakwinjiriza cyangwa se bigufitiye akamaro ngo Imana ibyange kandi biciye mu nzira zayo. Yesu Kristo yaraje aratubambirwa imbabazi turazihabwa buri munsi ariko no kwicuza nyine biba bigomba kubaho si uko turi abaziranenge. ndabona iyi role rwose koko arayishoboye umuntu ukeneye umuntu wakina atari umupagani nk'uko filime muri itararenga agaragara ni ukuri urabibashije pe. dukinire koko wo muri itararenga shaka agaseni kamwe udukiniramo umutwe nakinnye cyangwa kanjemo ntacyo niyo kaba kakujemo apfa kubuza abantu bari muri iyo filime role ukina. amen ndaje man twari umukapo twe twavuganye yarangiza akambwira ngo tuze guhurira ibyapa none nkaba nabyibagiwe kandi harimo n'ibiceri man namutengushye ni ukuri kw'Imana se fone yanjye iriho ubwo mbanze muvugishe mbanze numve nimba yahageze haba we nze muvuge alo nese mani wahageze ko nari nagoswe mani nari nagoswe ahubwo wowe mbara unkubitire umbwire ibyo biceri wari wabizanye umva se hari undi mukapo nyine aho twe twavuganye urumva yari kunzanira imari abikuye Tanzania sushonazi
yari kuyizana muri baga nyine nkahita mukubita ibiceri bye agahita nkubita akabaga kanjye nkahita niciraho kandi ibyo biceri byari kuzanyungukira si ufata se sawa narebe ndaje kora umva urabishoboye uri umukobwa ushoboye kandi wigiriye inama yo kuba wakagura impano zawe hari benshi bicaye ababyeyi babo baca intege abashuti bo baturanye bagaca intege ati se biriya bintu wirirwamo biriya bintu wirirwamo biriya bintu wirirwamo uyu rero ni umukobwa witeje imbere hari n'ibindi bintu akora nyuma y'uko akinira itararenga umuntu wese ukeneye kuba wamwegera wamuhamagara ukamuha akazi bazabikora hari ikindi kibazo rero nari mfite buriya ufatanya ute imirimo ukora no kuba ukina filime imirimo nkora navuga ko ubu ngubu umwanya ari uwa filime nta kazi mfite ahubwo mundangiye nta kibazo barakurangira abantu bakurikiye iki kiganiro hari ikindi kibazo njya nibaza nk'umubyeyi ufata umwana we akamubwira ati ujya gukina ibi n'ibi 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 kandi ejo bizamuha amafaranga niyo nama wamugira ntabwo ari byiza nkeka ko umubyeyi ajya gufata uwo mwanzuro umwana yabigiyemo nta ruhushya asabye atabanje kwicaza umubyeyi we ngo abimubwire niko mbikeka ariko ndahamya neza ko umwana ateye intambwe akegera umubyeyi we akamubwira ati rero mama cyangwa se papa ngiye muri ibi cyangwa munshyigikira nkeka nta mubyeyi wanga ko umwana we atera imbere cyangwa agakora icyo ashaka tupfa ko hari ikinyuze mu mucyo mu nzira nziza ikintu cya mbere rero bakora ni ukubanza bakaganiriza nyine ababyeyi babo ntibabatinye kandi n'ababyeyi nabo bakababa hafi ntibabatererane bakabumva none se uvuze ku nama z'abana bagirwa n'ababyeyi inama umubyeyi yagira umwana nk'ubu nkawe uri gutera imbere ejo uzabyara inama wagira umwana wawe wifuje kuza kuba yakina filime ni iyihe inama wagira uwo mwana waba ushaka kuza gukina filime wenda urugero nk'uko nanjye mu rugo banyicaje akambifata uwanjye nanjye abinsabye akambwira ati mama nshaka gukina filime njye namufasha kandi nanamwumva kuko nanjye ndabikunda ntabwo ati kwigenda niyo nama rero wagira wa mubyeyi wumva ko wa mwana niba agiye gukina filime abaye ikirara abaye ikirumbo agize iki n'iki 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 niyo nama wagira uwo mubyeyi nk'umuntu wageze muri sinema akaba azi ibikorerwamo niyo nama wagira uwo mubyeyi njyewe uwo mubyeyi inama namugira umwana namushyigikira yego kuko ndakeka bijya bigira ingaruka ku mwana n'umubyeyi ugasanga umwana agiye kubikina yihisha ugasanga umwana akuza abikina abigiramo n'amahirwe ariko aracyafitemo akantu ko mu rugo bamwangiye usibye n'ubwoba burya n'umubyeyi kumufasha byagorana n'undi mama ntigeze amfasha wumve ko ngomba kubikina nabikinnye nihisha kampemo wenda ndanahava ndanagenda kugira ngo mbashe kuzabikina muha amahoro bigatuma nagenda hagati y'umwana n'umubyeyi nta bwumvikane burimo rero inama nagira uwo mubyeyi aba agomba kumva umwana uko ashobora kumubwira ugasanga wenda umwana arabikunda aranamuhunze noneho tubwire nk'abantu tutazi filime iritararenga ni irihe somo riri muri filime iritararenga isomo ririmo ku badukurikirana
harimo ubundi navuga ko harimo ibyiciro bibiri, urumva harimo abakire hakabamo n'abakene, cyane cyane bikagaragarira ku rukundo cyane. Rero ikintu navuga ritarenga isomo ririmo ni uko wa muntu ufite urukundo rwa nyarwo atajijinganya mu kintu yitaho, ntabwo yita ku mafaranga, oya, urukundo nyarwo nyine isomo bishatse gutanga kuri ritarenga ku bantu barikurikiye, ako niko mbibona. Hari ibyo ntazi, ubwo ndi kuvuga nanjye ibyo nzi. Umuntu rero utarareba filime Iritararenga, ca kuri channel ya Sadara 250 films urebe filime Iritararenga. Irimo isomo ryubaka, harimo amasomo menshi, yaba y'ababyeyi, yaba y'abantu basanzwe, yaba y'abana baba barigize ibinani, harimo amasomo menshi. Tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha, kizaza kiri ari ikiganiro mpaka. Murakoze.